Ndagusuhuje mukunzi wa B&B Kigali 89 n'ibice 7 FM. Aka kanya ndi neza iruhande rw'umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku gice cya Bukavu, akaba ari cyo gice duteganye neza ndi kureba muri metero zitageze no kuri 15 imbere yanjye. Inkuru ikomeje kugarukwaho nyuma yuko M23 imaze gushimangira ko yaba iri hano hafi cyane mu gace ka Bukavu, ndetse bakomeza kuvugwa ko ishobora kuba ko itari igaragaza ngo n'abaturage bayibone, ariko muri aya masaha neza asatira saa 4 n'iminota igera muri 15 abasore ba M23 bamaze kugaragara hano hafi neza n'umupaka, ndetse hari na bamwe mu baturage babasuhuje aho basuhuzanyije mu gihe bagani iminota itageze no kuri 2 bahita bakomeza nyine bajya mu zindi gahunda hano mu gice cya Bukavu. Nyuma yuko rero ibyo bibaye hano neza iruhande rw'umupaka, nyuma yuko ku munsi w'ejo wabonaga urujya n'uruza abantu ntabo n'ugenda asa nk'ugenda yikandagira avuga ati ese ibijya mbere ni bihe, harakurikiraho iki? Ubu aka kanya abaturage ni benshi bakomeje gushungera ku mupaka bareba ese yagiye gukurikiraho iki, nyuma yuko M23 imaze kugaragara, aho bavuga ko noneho wabona inzira zijye kongera zikabanya bagendwa bakaba bakomeza bakambuka nk'uko igoma byagenze. M23 imaze gufata uriya mujyi, abaturage barisanzura ndetse batangira kuba bakwambuka n'amasaha yo gukora ariyongera. Aka kanya ndi kumwe na bamwe mu baturage bari by'umwihariko hano hafi M23 igaragara hano muri kano gace. Ibyo rero bikimara kuba abaturage hari ibyo babonye nkuko tugiye kuganira, umwe muri bo abibonye. M23 nawe urabiboneye munamakoze muranasuhuzanya? N'abana beza cyane turabishimiye kuko n'abavandimwe muri make n'abakongomani babyishimiye bitewe no kubiba. Abakongomani bari aba RCD babibaga bakabambura bakabapiyama depo yabo bakagira ute, ariko ubu nta busambo na buke buhari. Na amahoro muri ko hano Bukavu ubu ngubu gutya bavuye ku musisi rwa mbere bagiye kurwa kabiri nta kibazo na kimwe. Barinje bagarukira hano gatoya hano kwana basuhuje twabakiriye tubaha karibu nk'abavandimwe bacu. Muhaye karibu. Yego. Ese ubu abaturage hano ni benshi cyane? Ejo ntabwo hano hari abantu? Abaturage bari bahari ariko batari benshi. Ubu ngubu gutya nibwo bahari benshi, ni kuko bishimye ubu bari gutegura uburyo bazatangira kwambuka nta kibazo. Ubu kwambuka ho ntabwo byari biri gushoka muri minsi hari urwikeko rwo kwagirwa nabi. Bambukaga ariko umwe kuko ku mupaka hari hafunze, abaduwani ntabahari, nta musirikare nta mupolisi, ariko bagera mu Rwanda bagateza bisanzwe. Ko muri benshi cyane hano se turi kwishima bitewe n'abavandimwe bacu, nta kibazo nyine gihari, kuko ubu turi kwishimira uburyo zatangira kwambuka muri Kongo nta udukubita nta uduhohotera. Mwahohoterwaga kuri rwego? Twahohoterwa ku rwego rwo hejuru, batwanga ngo turi abanyarwanda tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, nyine badutotezaga muri makeya. Muriyumva mute by'umwihariko wenda nkaho utuye hano hafi wari usanzwe ubunambu kujya hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ngewe umwihariko wanjye nanahakoreraga nanahacururizaga, nyine baduhohotera batwambura ibyo dufite badusaba imisoro myinshi, ariko ubu turakeka ko bigiye kugenda neza, yadusaba imisoro iringaniye, ko n'undi gusora nabyo ni byiza bifasha igihugu nta kibazo. Ese abaturage bakomeje kugenda handa babona mu matsinda kuriya nuko bakoze amatsinda hariya? Nabari kubiganiraho nyine bishimira abantu bagenzi babo nta kibazo. Nuko yego. Ese nk'izi modoka ziri kuvayo ziza zo bite byazo nkabona imodoka ntoya ntiziratangira kwambuka, abagenzi ntibaratangira kugenda kuko iyo baracyafite ubwoba, ariko ubu ngubu barabakoresha inama saa 8 z'amanywa. Noneho bamara kubakoresha inama bitoreye nk'abantu b'inyangamugayo batangire kuyobora, batangire no koorganiza ibintu neza nta kibazo. Mwabwiwe nande ko haraba inama? Haraba inama turabizi, ntabwo twabiyoberwa. Ntabwo iyo umuturanye atebura bimenya, yaba yasuka bimenya, ntabwo twabiyoberwa. Yego. By'umwihariko rero M23 imaze kugaragara hano hafi neza hano ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Bukavu neza. Ndacyakomeza kuganira n'abantu bari bahari n'ubwo bakiri hano hafi, ndetse M23 muranasuhuzanyije?
neza neza twanahoberanye no kuri kwimana pe ibintu bibaye ni ibintu byiza cyane. Kubera iki mbonye se muhoberana nkaho muziranye? Ntabwo tuziranye ahubwo urebye nyine nk'umuntu yarateguye ikintu ukabona kirabaye ubifata nk'inzozi, ariko natwe twabikeka ko byaba ariko byabaye pe. Umujyi wa Bukavu babohoye nko bafashe Goma, igisigaye ni ukureba ko bazagenda kuri za ngamba nizo bari kujyana n'Igoma hose, twatwambikira ku masheto nk'abandi baturage bose, tukabona uburenganzira ntibakayidusama viza muri Kongo. Aho ndabona wishimye cyane. Ndishimye cyane pe. None se by'umwihariko abantu ko ari benshi hano bitandukanye nuko byari bimeze buriya, ubona impamvu yabariye nuko M23 yaba yigaragaje impamvu urabona ari uyu munsi nuko urumva nyine abamwe kuza kureba amakuru barebe ko ibyo byabaye byari byo bumva ari byo byabaye bya nyabyo, abandi bari mu kazi kabo gasanzwe kuko nanjye ubona ndi mu kazi kanjye gasanzwe no ku mupaka ko sanzwe akora. Niyo mpamvu abantu kubona urujya n'uruza nyine rwa n'ejo bizakomeza nkuko byari bihoze tu. Ejo byari bimeze bite n'uyu munsi naho uri kutureba cyangwa se ejo abantu nyine bose bari bafite ubwoba bazi ko bizaba ibintu by'intambara y'ikirenga, ariko turabona biba nta masansi menshi yarize, keretse ko ijoro rarira n'ejo ku manywa, ariko uyu munsi none byarangiye amahoro yabonetse. Kuva mu gitondo kino gice cyose nta saso uje kumvikana nta na rimwe. Imba mutima zanyunize by'umwihariko nk'abantu basanzwe banambuka hano muri Kongo. Tutegeje ingamba zabo muri Kongo, ingamba za M23 uburyo bazayobora hariya nyine babafashe. Wenda turashaka ko ibyo twifuza ko twambuka umupaka gifunga wenda saa 5 nijoro nk'ibisanzwe ko byari bimeze, ko bisanzwe bafunga saa 9 z'amanywa bakafunza umupaka hano hano umupaka ufunze saa 9 uri muri Kongo karara ne mu Rwanda karara mu Rwanda uko byari bimeze. Mu gihe M23 yamaze gushimangira neza ko ifashe hano hantu, dore ko nyine ari ikimenyetso cy'uko bidasubirwa yamaze gufata uyu mujyi no gutangazo, wenda hari byinshi bitaravugwa yuko nabyo wenda biza gutangazwa nyuma cyangwa umuntu wari wose. Nk'ibyifuzo mufite nibiye nk'abantu wenda bakunda kujya hano hakurya? Ibyifuzo nebyo kudira ingamba zo gufunga umupaka, bakafunga nkuko byari bisanzwe gufunga saa 4. Ibi ni ibyo nyine urujya n'uruza rukongera kugaruka nka kera, tugakoresha amajeto tukatwambikira kuranga muntu, ibintu bya viza bikavaho. Izo mbogamizi kwa dufite nk'abaturage twakoreraga hakurya, ukajya hakurya ugacuza akantu kakagaruka k'ibisanzwe nizo mutima zaje dufite twese, nicyo tubitezeho. Yego urakoze nawe ngo ari icyifuzo ngo ari ugarutseho ngo cyane abazadusirireho amajeto nibura tujye dukora nibura kugeza saa 4 z'ijoro tujye twakwambuka. Ubwo gukora mwakoraga kugera sangahe? Kugera saa 9 z'amanywa twakoraga, kandi bakiriya batangira kuzibaye saa 8 saa 9, noneho cyagiye cyo gufunga akaba ari cyo gihe abakiriya twakabonye amafaranga none bagahita bafunga umupaka. Nizo mbogamizi zari zihari. Mwizeye ko byazakemuka uko bizakemuka neza cyane nk'Igoma. Ukuri kuvuga ushika ingenda bizi neza bizakemuka gute neza, bizakemuka turabizi, dufite n'icyizere kwanza. Mwabangamirwaga ngo hano hakurya cyane no kudukubita ndetse ujyanye imboga bagusoresheje ibihumbi 10, imboga ntabwo zirimo n'ibihumbi 10, ibyo byose ni imbogamizi twagiraga. Ubu rero uriyumva uti? Gutyo nyine ndishimye, nta kibazo mfite kindi. Tutegereje ibiva mu nama ya saa 8:30 irabera ku rusengero rw'Abapandikote hano hakurya Kongo. Hano hakurya ubwo ni he? Hano bahita mu Kilidefonse. Hano ni mu Kilidefonse. Iraberamo hirya. Irabera hirya ku rusengero ruri ku muhanda. Yabona. Yego ngayo nguko rero bamwe mu baturage batuye hano hafi mu karere ka Rusizi, by'umwihariko yaba n'abakoreraga cyangwa se bakunda kujya muri iki gice cya Bukavu, aho bose icyo bashimangira cyangwa se bahurizaho nuko kuba biboneye M23 hano hafi ndetse bakanasuhuzanya ari ikimenyetso cy'uko ibintu byabigiye kujya mu buryo, kongera kwambuka urujya n'uruza rukongera rukabaho, ariko bakagaragaza n'ibyifuzo byabo ko bifuza ko igihe umupaka ufungurirwa wakongerwa amasaha n'ibindi byifuzo byabo byose bikaba byagenda bishyirwa mu bikorwa, ndetse bavuga ko bafitiye icyizere ndetse cyane. Nayo makuru twavuga agezweho aka kanya nyuma y'uko intare za Sarango cyangwa se M23 igeze hano hafi neza iruhande rw'umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano ku gice cya Bukavu neza. Rero bakaba bahise bakomeza, ndavuga M23 igikurikiyeho na makuru yandi wenda aza kumenyekana mu kanya gato, bahise bajya mu biki nabyo biza kumenyekana mu kanya. Bose turakomeza kwababera, mwese nkomeje kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ntimukomeze kujya kure, murakomeza kumenya amakuru yose agezweho kandi ku gihe. Mwese mbifurije gukomeza
kugira ibihe byiza.